Bakunzi b'amahoro turabaramukije ikaze mwese mu biganiro mutegurirwa na VPLX. Nje ndi Ismail Mbonigaba nkaba ntuye mu mujyi wa Montreal muri Canada. Nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje impuguke ya VPLX François Monyabagisha. Nje ntuye mu mujyi wa Drummondville muri Canada. Turabibutsa ko muri VPLX dufite intumbero yo gutanga umusanzu mukure mu Rwanda rushya, kure mu munyarwanda mushya ndetse n'umunyapolitiki mushya. Tugiye rero gukomereza aho twari twacumbikiye ku nsanganyamatsiko igira iti u Rwanda ruziriki. Iki ni igice cya 8. Ismail, ingingo twaganiriyeho ubushize yari yuko amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo kandi rukomeje kunyuramo ari ingaruka zo kuba igihugu cyararumbije ku banyabwenge. Ubutegetsi busimburanwaho n'abantu buri gihe bameze nk'ibyihebe rwose tujye bibihararumba. Noneho abantu batagira umutima nama, batagira ubupfura, noneho ugasanga bashishikajwe akenshi no kwica abanyarwanda, kumena amaraso, bagera noneho ku banyabwengeho bagasya batanzitse. Uyu munsi rero twakomerezaho noneho tukibaza ku icyo kibazo, tugakomeza kwibaza tugasesengura icyo kibazo, abanyabwenge baziriki. Abanyabwenge b'u Rwanda baziriki. Urakoze cyane François. Ubushize twari tugezaho nakubajije nti abanyabwenge b'u Rwanda bari waranzubije uti bari mu mva, bari mu nzibutso, bari muri gereza. Ibyo abantu byakuye abantu benshi umutima, bumva hari ko kuba umunyabwenge ari ukwikurira ibyago n'urupfu. Niki wababwira ngo bahumurize? Nibyo ko iyo umuntu abivuze gutyo abantu barikanga bakavuga ati se bite, n'ababanza bakavuga bati se buri ibyo avuga nibyo koko. Ariko iyo utanze ingero zirahari nyine, urabona wenda turaza kubigarukaho nabyo tubigaragaze. Ariko rero abanyabwenge ikintu bazira wenda turaza kubigarukaho tubiganireho, nuko nyine turi mu butegetsi bw'igisuti, turi mu butegetsi bumena amaraso. Ubwo butegetsi bumena amaraso igihe butarasezererwa, abanyabwenge bazakomeza kukwicwa. Ariko rero abanyabwenge bagomba gukanguka, hanyuma ubwo butegetsi bugasezererwa, noneho hakajyaho ubutegetsi bugendera ku bwenge nyine, ku rumuri, ubutegetsi bw'ubumuntu. Mu by'ukuri no kugira ngo twumvikanishe yuko abanyabwenge batashize muri iyi si mu Rwanda. Ibyo byose abanyabwenge barahari, gusa yenda bakaba ari abantu bagendera ku bwoba. Icyo kintu cy'ubwoba n'ubwenge biragendana? Ntabwo bigendana. Ntabwo bigendana kuko ariko nta muntu ushobora kuba umwiyahuza avuga ati ndi umunyabwenge niyemeje gupfa. Simbizi abari ubwenge bwe navuga ko bucagase. Kuko ni nk'urumuri. None wavuga ngo yego urumuri ngo ushobora gucana ukagabanya urumuri ukongera ukazamura, ariko urumuri rucanye izuba ryatse riraka rigatanga urumuri. Noneho weho udashaka urwo rumuri, ni wowe ujya mu ntuza mu mwobo ukajya kwisha cyangwa se ugashaka kwifureba. Hari naho bavuga yuko urumuri, urwo rugero warutanze rw'urumuri, ko hari ahantu urumuri rukoreshwa cyane cyane nijoro kugira ngo birukane inyamaswa. Ubwo rero umva yuko kugira ngo wirukane inyamaswa nuko urumuri ruba rwinshi, rugabanyije ya nyamaswa none biraza. Rero kuvuga rero ngo umunyabwenge yagize ubwoba burya aba yi-expose, aba arimo yikurira iyo nyamaswa. Naho ubundi umunyabwenge ubundi ikindi ni uko umunyabwenge iyo agaragaje urumuri bakaza wenda bagashaka kumuzimya, ntabwo bazimye kuko rwa rumuri rwe yacanye ntabwo ruzima.
we ni nk'uko we yatanze urumuri rwagiye rwageze ahantu rwose noneho ariko ya nyamaswa ikaza ikashaka kumurya iboneka namurya ariko urumuri rwamuvuyemo rwagiye natanga nk'urugero urabona umuntu witwa Gasimba ku ngoma ya Habyarimana yanditse agatabo umuvuno agatabo ngo isi harusawuzi yatanzemo urumuri rwose noneho yego wenda nubwo sinzi uko byagenze nta ngaruka wenda mbi zamubayeho ariko na n'ubu urwo isi harusawuzi yanditse icyo gihe muri ku ngoma ya Habyarimana biracyari inspiration y'abantu benshi biracyari inspiration y'abantu benshi iyo urebye n'ubu ngubu usanga amasi harusawuzi aruzuye u Rwanda erega Xavier ntabwo ni François Xavier Gasimba ntabwo yarekeye aho ngaho no ku butegetsi bwa Kagame uzi ko yongeye yakoze undi muvugo muremure nawe wawita amenyere indege y'ubumwe Rwanda rw'ejo Rwanda rw'ubu François Xavier ni wa muntu uhorana inganzo ye kandi yigisha mu bupfura bwinshi cyane kandi kabwira abantu fata urabona dufata nka Kizito tuhora tuvuga urumuri rwe yararutanze baramwishe yajya kugira ubwoba agatinya gupfa ntabwo urumuri yararutanze ntabwo ruba rwarasakaye barashiritse akagenda cyangwa se bakamusaba kuruzimya ariwe kuko byarashobokaga kumubwira ngo ruzimye noneho akagenda akajya kuri radiyo akavuga ati bya bintu byose navuze ni amafuti haba abandi bagiye bandika ibitabo turabazi bamara kugera mu menyo ya Kigali baterega burya bya bintu nanditse ntabwo ari ibyanjye urumuri rukaba rurazimye kandi yamara kubivuga gutyo za nyamaswa nanone abategetsi b'impuza bamena amaraso bakayamena bakarushaho ubwo kugira ubukana kuko bavuga bati wa munyabwenge twamujimije none ubwo twamujimije reka tumuzimye buri muntu atazongera no gucana urumuri icyo nahamya nucyo nuko urupfu rwa Kizito Mihigo rwatumye koko message ye y'urukundo irushaho kumvikana igera ku bantu benshi ndetse abantu benshi babitangiye mu buhamya n'abantu batamwemeraga mbere baravuze nibwo bamuvumbuye natwe rwose urabizi nanjye bwanjye namenye natangiye kumumenya narushijeho kumumenya amaze gupfa kuko hari indirimbo ze ibihimbano bye donc inganzo ye ntari narigeze menya ntabwo nk'urugero nk'indirimbo yavuga ngo aririmbamo ngo arashaka ngo yifuza Nyagasani ngo yifuza kumwigana yisanga kumusanga ariko bikamunanira ngo nyamara abyifuza hariya c'est incroyable yumvise yakugenda bikakugera mu musukoroka ugasanga ubwo cyukuri wumva indirimbo za Kizito n'abamwishe bamufashije kugeraho kunyura inzira yari yariteguriye yateguye inzira y'urupfu rwe ituje amaze gutanga yarangije mission ye nibyo wavuze ushize uti mission yarayirangije ubu hasigaye naho abashobora gusarura izo mbuto yayigiye kandi rero buri ahubwo nyine ahubwo buriya yabaye nkaho yikuba inshuro nyinshi nibyo rwose ubushize watanze urugero rw'uko ari nk'ikigori ni nkaho wamwishe yamishije imbuto zijye kuba nyinshi kandi byaragaragara kokoze Kizito yeze imbuto rwose hari Kizito bazakomeza kuza none ugasanga abantu uwamwishe mu by'ukuri we yaribeshye niyo mpamvu umunyabwenge ntabwo agomba gutinya gupfa kuko umunyabwenge agomba kumenya yuko urupfu se niki ariko ziko dupfa buri munsi iyo hari abapfuye bahagaze kuva kera abapfa bahagaze n'ubundi harabibeshya ko kubaho ari kubuhagaze gutyo oya bariho batariho benshi
ariko kuba waragize izo mpano wenda yo kuba uri umunyabwenge none ugatinya ngo gupfa ugaceceka ubupfuye ubupfuye nabi cyane kuko ubwoba bwabo bukwinjiramo bukakumunga pe ubwoba nibwo rupfu rwa mbere nyine ariko uzi icyo bita liberté d'expression liberté de pensée c'est la vie kuba umuntu akakubuza ngo gutekereza akajya gutekerereza urumva urupfu ruruzwe ngoko umuntu gukumunwa ngo utavuga ngo utagira gute ubwo urumva urupfu rurutse ng'umuntu noneho birutwa nuko bagufungura akakuvana mu bwonko noneho bakakubwira bati ngaho igendere we kuzajya upfuga icyo gihe bugira amahoro oya ukibera indogobe bakajya bazana ibyatsi uhereza ukuzuza igifu gusa wapfuye ubu ukiri umuntu ntabwo uba uriho niyo mpamvu rero umunyabwenge ntabwo agomba kugira ubwoba umunyabwenge kandi iyo bamwishe ntabwo bapfuye rwose kuko ubwenge bwe urumuri rwe ntabwo ruba rupfuye ahubwo wagira ngo ni ngombwa ko biba ngombwa ko umunyabwenge apfa kugira ngo abeho mu bandi atubemo twese rwose njye kugusobanurira impamvu umunyabwenge agomba gupfa kugira ngo havuke abandi banyabwenge benshi iyo hari umunyabwenge umwe ucana urumuri yariho n'ubwo urumuri rwe batumbira abantu bareba noneho bigatuma abanyabwenge bagomba kuzamuka abandi batagaragara urumva batagaragara ariko icyo gihe tuvuge ko bari abigishwa be ariko urabona na Yezu byabaye ngombwa ese Yezu utajya gupfa bari aba 12 sinzi niba kiliziya yari kuzaba yarageze hano iyo Yezu adapfa ntabwo kiliziya yari kurenga imipaka ntitwabihamya ariko twavuga tuti birashoboka ko iba itararenze umupaka nawe ko bari kujya bose bavuga bati reka tugomba kujya ahantu heza ari niho hari agakiza ntabwo kiliziya yari kujya gukiza abantu muri Afurika mbese uniri wari kujya kwa Petero aderetse kujya kunoza none naho Petero agiye kwigisha Yezu akaba hari abantu bagiye bategeza ngo reka tubanze twiyumve ngo ariko buriya yacetse ngo twiyumvira ntuza kizigenza ariko amaze kuvaho byagenze bite babandi 11 bose bahite baba uzamuka bavuga ko yaboherereje umwuka mutagatifu ariko uwo mwuka mutagatifu ni wa wundi utubamo umuntu wese afite uwo mwuka mutagatifu nuko tutamenya kubucanira umwuka mutagatifu ni ugutsinda urupfu ni ukwanga gupfa ugatsinda urupfu niba urumva Yezu sinzi bya ntoza ariko ntimuyibijyana cyane ariko ngewe ni uko turabiganiraho ko ni ibitekerezo bifite ireme ntabwo ari uko ari amadini ariko ni ibitekerezo bifite ireme iyo Yezu apfuye ngo apfuye kugira ngo azuka atsinda urupfu none abantu bamubonye apfa kandi bazi ko ngo ari umwana w'Imana bagira ubwoba pe bahinda imishyitsi byabaye ngombwa ko batsinda urupfu bo bakazukana nawe kugira ngo bazukane nawe nuko yabohereje umwuka ubaha ingufu yo kubabwira ngo mwitinye urupfu nimugende impumeko haki natwe rero burya umunyabwenge umunyabwenge wapfuye akomeza kutubamo agakomeza kutwenspira urabona erega barahari nk'abari ba Rugamba Cyprien ibihangano bye ngira ngo n'uyu munsi y'umuntu abibonye aravuga ati uyu muntu yari umuntu ukumva ushatse kuba nkawe bikakwenspira iyo yakubwiye ati wampe ingufu zingana nk'iz'abarusi n'abanyamerika nta banyarugomo yabahana ni ukuvuga ngo ngewe ahondi ingufu zanjye mfite ese ntabwo nshobora kuvanaho abanyarugomo ahantu mfite ingufu ahondi ibyo ndabishoboye reka tuvana urugomo ntabwo ari ikintu cyiza noneho rero kubera ko yari afite izo mpano akaba yarivuze yabivuga bikespira abantu bikabajyamo
reba mu rwego rw'abanyamakuru buri umuntu ujya twinspira cyane ni Andrés Sibomana nawe yarishwe ntabwo ntibamunize ntibamurashe ntibamuroze uzi ko ari uburyo bwo butegetsi bukoresha we bamwisha urubozo bwo kumwicisha indwara yararwaye bamubuza bamwima ubushobozi bwo kujya kwivuza hanze bamwimye pasiporo ntabwo ari ubushobozi amafaranga Eglise Gatolika yari yafite kumuvuza baramureka arabora ku munota wa nyuma ko hasigaye umunsi umwe bamuzanira pasiporo ku gitanda ati narayisabye murayinyima none murayinzanira napfuye ati ni mujyane ibyanyu Andrés Sibomana ni umuntu puma uri intangarugero ndashyikirwa umvise ariko nawe yaje agera ikirenge mu cya Sindambiwe Silvio nawe wishwe n'ubutegetsi none aba bantu bazi yuko kwica umuntu ari byo ngo biba ngo baba ngo bakemuye ibibazo byabo ariko baba bibeshye havuka abandi barengeje ubwo ububasha bari bariho mbere urabibona arega urabona biriya byose nuko iyo tuvuga ibintu iki nifuza ko nk'abantu badukurikira bakumva aho ruba ruzingiye aho ruzingiye ni hamwe abantu bafata ubutegetsi batanazi icyo babumaze nabo ubwabo ni za nyamaswa abo ngabo ni za ndogobe ni za nyamaswa kuko ni ndogobe ni inyamaswa kuko izo ndogobe ubwo butegetsi babuhawe nande babuhabwa n'abanyamahanga nibo babo ni bya biryo gende mwuzuza ibifu byanyu nabo bakaza baje kuzuza ibifu byabo bakaba ari amasiharuza hose ugasanga araje ngo hagaparo ndabiseka ariko nuko ni muri contexte y'ibintu rwose bisekeje cyane bibabaje nako muri 1994 igikonda aho nari ntuye nari mfite umuzamu urumva umuzamu wanjye yitwaga Nsengiyumva je ntabwo bishamaze sinzi uko byamugendekeye nyuma ariko yitwaga Nsengiyumva Nsengiyumva ndamuvuga no mazina kuko ngewe yarankijije yankijije rwose ariko Nsengiyumva umunsi intera hamwe baje bakantwara bakongera mbese hakaba nka igitangaza bakangarura nkagaruka bakongera bakaza bakantwara nkagaruka hari ubwo baje kuntwara ko aranangura we yaranguze we yari baraje ari ubwo baje kuntwara bwa mbere bankubita hasi urumva barimo basigana ngo gihe undi ati gihe nawe ariko bashaka kuvuga banyice ngo nagihe nankubite nta mpongano y'umwana no ubwo muri babanza kunsaka kumvanamo portemone nari mfite bajya kureba amafaranga babonamo inote ya 5 nagendaga inote ya 5 ntabwo yapfakaho barayifata nuko Nsengiyumva yarahari nawe arababwira abanegosate mwafata amafaranga rwose mukamureka nuko ubwo abantu mu gikondo banyitaga ngo yundaye noneho baragenda bagiye baza kuza kugaruka nanone barantwara nza gukizwa n'abana n'abasore b'intera hamwe babajene hirya intoza kuri hafi ya sejemu niba barangiye bagiye kunyicirayo ngo natwaraga najyaga mpa irifite mbajyanye mu mupira kuko ngewe nagendaga umugore wanjye ntabwo n'abana banjye bajyaga mu mupira nkagenda mu modoka ndi ngenyine namanuka aho ngaho nasanga abo basore abantu bahagaze bategereje ngo amataxi ngahagarara ngafata nafataga bane abashoboye kwinjira abajya bane nibo nafataga buri gihe nkabajyana rimwe na rimwe nkanabarihira iyo nabonaga ari nk'abogeza mukura narabarihiraga urumva noneho abo rero nibo baje baravuga batari ko bati yondayisha mugiye kumwica sha nuko baravuga atari ko uyu mugabo mugiye kumwicira hehe kuki mwamwiciye muri quartier yanyu
barashorera bangarukana ngo bagiye kunyicira ndataha. Icyo ndashaka kubwira rero nuko ubwa gatatu baraje nanone kuntwara noneho baravuga ngo barashaka 30,000 kugira ngo bandike nayo nari mfite ayo nari mfite 5 bari bayajyanye. Ndababwira nva nshobora kuba hasheke bati duhisheke bahasheke yukuri bakari baragenda bageze hepfo gatoya bahita bagaruka bati ha iyi sheki duha amafaranga cyangwa tukwicise baba barashushubikanye. Nsencyumva muzamu wanjye araza abaha 30,000 namuhembaga 5,000 ku kwezi. Mu cyumweru kimwe 30,000 yarabivanye heye aho yarabivanye simazi kuko namuhembaga 5,000 wenda yari yarayiparinye hagati aho ngaho. Neka tubifate gutyo noneho ariko icyo nashaka kubwira ni iki nuko uko yabikaga ibyo amafaranga no muri jardin yaracukuraga ibicira kabitabamo ariko noneho mu cyumba kiko yabaga muri annex inyuma yaragiye yazanaga za matora arapanga matora arapanga ageza hejuru ku buryo yagombaga gushyiraho ikintu agere cy'urwego kugira ngo ajye kuryama hejuru. Yapangaga matora kuba urumva yasahuye matora akajya azizana urumva akazizana akazinjiza urumva ni wari patron bayi patron no matora akazipangaho akajya hejuru. Urumva bivuga iki no kuvuga uwo muntu we yabonaga abantu barara kuri matora akumva akumva nawe afite irari ryo kurara kuri matora noneho ntiyayishaka imwe abonye okaziyo araza runda za matora akajya ziryamaho nta nubwo yazirundaga kuvuga ngo azazigurisha cyangwa azajya ziryamaho nta nubwo yari yumvaga ko ashobora kuzazikora mbo business se no kujya ajya kuryama hejuru kujya ataryamye kuri imwe no mu zindi no rero abantu rero bafata ngabo ngabumva we yafashe ubutegetsi yabonye ubutegetsi bwo mu muhanda igisuti cyaragize ubutegetsi leta irashwanyagurika abo bantu babona abari bafata ubutegetsi. Urumva rero ko uwo muntu yafata ubutegetsi yaba ye kuba nka president yari kugera gute usanga afite indege 10 urumva afite imodoka 20 agendamo byose ubona bari abategetsi bacu nyine niko bimeze bose baraza yikikize abantu bangana 50 bo kumurinda imodoka indege ibintu bari bigwije babaye amasiha njye mbona ubusaba abategetsi ba hano ko bari ko turi mu bihugu bikize ko ntari nabona Trudeau afite imitungo nk'iyo ngiye jamais kwajya guhaha muri magasin nkatwe muri dépanneur s'il vous plaît c'est terrible wanagenda gahaha nk'abandi ariko umunyafrika wawe uri hariya yabaye president okay imodoka 50 mu rugo abazamu 50 ibyo ni ibiki kugira ngo abibone none akaza wowe rwigara wari ufitiye imodoka cyangwa ufite inzu ati iyo modoka yawe ndayishaka ndakwica hari uretse n'imodoka n'amashyari ngira ngo n'intuzo byo kuva nta wundi muntu ashaka yuko agira icyubahiro bitewe n'amafaranga kumurenza nabyo abakize imbere ye agatangira akabahingamo ubudeyi ni ikibazo n'abamufashije nabo bakagira ariko akenshi haba haje undi mu patron witwa umuzungu umumenyera byose ati mwebwe rero ntimukabeho cyane tangu urabona ni nka bamuboyi wo mu nzu wicara akareba akavuga ati ibintu bya hano mu nzu rwose byose ni ibyanjye ni ngewe patron mbese ababoyi bo hanze bari abo hanze bari abo bakora muri jardin bari ntabwo bagomba kugikandagira hano mu nzu noneho yabona wenda hari uwo hanze ukora neza cyangwa se utangiye kwikundisha nawe kuri patron akaza akamuzamukana akaba yanamwica akamwica ati uriya arashaka kumvana kumbeye nebyo kabisa ariko akenshi abategetsi bacu nuko ni icyo kintu bavuye mu ishyamba baje batazi icyo ubutegetsi bagomba kubumaza
wenda turaza kubiganira ntibazi muri make yuko ubutegetsi bukeneye ubwenge kuyobora igihugu oya kuri bo ni ingufu nyine warabisobanuye iti ni kwa kundi bayoboza igisuti niyo systeme yamyebaho kuva isi hari yatangira ntabwo abantu bigeze biyungura ubwenge bwo kumva yuko ukeneye ubutegetsi noneho azakoresha ubwonko bwe akamenya azabikorana nande azabikora nde kugira ngo azabikora ati kugira ngo buri wese yumve ari mu mudendezo kuko ni naho ngaho niho ruzingiye ko ahise arategeka ubwo butegetsi ngo bugamije kumara iki aramara iki ni iki inshingano ye ni iyihe ya mbere intumbero ye ni iyihe ya mbere muri VPRX dufite intumbero yo kurema umunyapolitiki mushya umunyarwanda mushya ibyo bivuga iki mbese ni igihugu gishya nyine byumvikana wavuze ko nta gihugu gihari yo muhanya buriya ntabwo abantu bari bashobora kubyiyumvisha uburyo uvuga ko nta gihugu gihari ariko baramutse basobanukiwe bagasubiramo neza ibisobanuro byawe François bagombye kubyumva nkuko turimo kuvuga yuko bari abantu baza ku butegetsi bashyizweho n'abazungu basa nabohereje za ndogobe ngo nimugende hariya bakajya babohereza ibyo barya buzuza mu ntuza mu bifu byabo bakaba bakire bebitangaza nuko bataba basobanukiwe neza ko icyo gihugu atari icyabo nyine ntabwo bari babyumva nyiri igihugu nuriya urimo kubashyiraho ngo nimugende mu mbere hariya muri ibyo mushaka hanyuma nimurangiza muzapfe kuko niko bameze kuko nta muntu bisa naho nta muntu uteganya kujya ku butegetsi kujya ku buyobozi mu gihugu cyacu yiteguye kuzarama abazi yuko azapfa muri make azapfa kuko ariko yishwe nicyo kibazo kuko ntabwo twebwe tuvuga yuko abanyabwenge bariho kuko twavuze ntabwo bapfuye ariko wabishe we azapfa nibagirane nabi abantu bari rega nubwo no kubica n'umunsi yatangiye kujya kubica nabwo yari yapfuye rase wambwira ngo abantu bashyira imbere kwica kumena amaraso abo bantu ni abantu ngiye rwose nemeza ko ntabwo ari abantu mumbabarire ni inyamaswa abantu batuba bambabarire ni inyamaswa ubushize utanga urugero rw'inyamaswa ngo tuva uti nta bwenge bw'inyamaswa hari no nizica mu rwego rwo kwica gusa itari bukurye itari ikica gusa kugira ngo yishimishe iyo ni inyamaswa ntabwo ari umuntu n'abantu rero aba bantu twita ngo nabategetsi gushyiraho akabazo aba ni abantu urica abantu hanyuma ukaza kuvuga ngo njyewe nabishe ngo kubera ko ari abatutsi unabishe kubera ko ari abahutu urica abantu ntabwo uri umuntu sinzi indogobe yo ntiyica abantu uri iki ni igisimba kizi bimwe by'ubumara ni ibisimba no hari aho umuntu avuga atese ko biriya bisimba barabicanyi nidushyiraho ubutegetsi bw'abantu bizagenda bite izo inyamaswa ntabwo zibana n'abantu inyamaswa ziba muri parike cyangwa bakazishyira muri zoo cyangwa zigatungwa zikaba amatungo bakazijya ku kiziriko ntabwo ari uvuga ngo inyamaswa ngo kubera ko inyamaswa ije kukurya ntabwo ugomba kuvuga ngo kuko itandiye ngo ngiye mfite intuza ngo ngiye kuyica burya inyamaswa uzica iyo nyamaswa kubera yuko wenda ubuntu bikeneye kuyica ikenewe kuribwa ariko hari inyamaswa zabereyeho kuribwa yenda hari n'ababikoramo ibintu by'imitako kavuga uti nkeneye uruhu rw'ingwe ariko rero hari inyamaswa cyangwa uruhu rw'imparage ariko hari inyamaswa kugira ngo ubumwidishye ariko rero hari inyamaswa nazo kizira kuzica hari inyamaswa kizira kuzica kuko n'ubu ngubu urabona ko mu bino bihugu byateye imbere baravuga bati hari inyamaswa zitangiye kubura zisigaye ari nkeya ku buryo banazorora muri zazo kugira ngo zongere zororoke iyo nyamaswa ntuyica rero urabona ziriya nyamaswa z'i Kigali wavuga ngo ugiye kuzica nituzorore byibuze abantu bazabone bazajye n'abantu bazajya bava ahandi baze kubiga bavuga bati aba nibo ziriya nyamaswa muntu se ziriya zo nizidukundira
zizanga gute se twavonye yuko urumuri ni rwaka buriya zizihinda zibura ahantu hajya kuko urumuri numara kuboneka hose urumuri iyo habaye iyo urumuri rwabaye rwinshi n'umujura atinya kwiba yari bavuze ari shakamunda akamyagura kabona ariko bicenye bajya kurira ibipango bajya gufata abantu ko bajye kubica ibyo ni ikibazo buriya abaprofita bagendera kubera ko hari umwijima ariko umunsi baba kubona ko abanyarwanda bose babibonye urumuri bafunguye bazasubira nibyo bazasubira ubu barabikora ariko kubikora ni bya bindi bushize twavugaga by'umugera by'umugera virusi yica cyane igahita nayo ikica bya bindi bushize twavugaga by'umugera by'umugera virusi yica cyane igahita nayo ikica uko igenda yica niko abantu bagenda bayibona niko abantu bagenda bayibona noneho rero uko yica benshi aro abantu bahumuka ari benshi iyo ureba bakiga uburyo bwo kuyirinda ureba mbere muri za mirongo mbere ya 59 ubwami bavuga ko gihe ubwami bwaricaga baravuga ngo umwami ntiyica rubanda hapfaga abantu ariko ibintu bigakomeza wenda abantu bapfaga ntago bicwaga ikivunge ari benshi gutyo none abantu bakumva yuko barumva yuko bari baranahimbye n'imvugo ihumwami ikintu cyo cya credibility umwami ntago ari we wishe rubanda kubera akandi yo rubanda baje kumusaba ni avuze ati noya ntago mugomba kwica ntibakwica ariko we yavuze ati nimumwice bati umwami siwe wishe urumva ni nko kubyemera yuko kwemera yuko umwami cyabindi ukoresha n'imvugo nziza François uravuga uti nukwemera abantu barabyemera umwami arica oya ntiyica rubanda ariko ifo ko umwami abanza gushinga icumu mewi ngibyo no kuri Republika ya mbere ubu uganiye n'abantu bakubwiye bati kuri Republika ya mbere nta bantu bishwe abantu barapfuye ariko ntabwo bapfuye mbese ikivunge ariko igihirire aho byagiye biba barapfuye nibwo nta wavuga ngo kuko batari ariko icyo gihe kubera ko batapfuye igihiriri byasinzirije abantu bakibwira ngo ni abantu bakeya ugasanga avuga ngo nge nta muntu nzi wapfuye kubera ko nta muntu uzi wapfuye ukumva ntibikureba nuba ngo barapfuye nda simbazi ibyo ntibikureba kuko utabazi kuko utabazi none bakongera muri umva nawe ngo Republika ya mbere kandi nta Republika twigeze tugira ibi nabyo tugomba kuzashakira none se uragira ngo tubyite ngo iki se kugeza uyu munsi ni musuma bwa mbere ubwami bwa Kayibanda ubwami bwa Habyarimana n'ubwami bwa Kagame reka dukomeze tubyitera ubwami rwose noneho bya Repubulika n'ubundi bizongera bisobanurirwa abanyarwanda hano mu bwami rero nkuko hari ubwami bw'intare mu ishyamba niko bimeze noneho kubwa Habyarimana naho abantu twavuga abo basindambe bafirikura n'abandi hano ntuzare n'ibyabaye muri 94 nabyo ntabwo wabitandukanya n'ubwami bwa Habyarimana nibishoboka none se wabitandukanya gute nabyo ntabwo wabitandukanya kubera yuko ubwicanyi uko bwakozwe n'ubwo butegetsi niyo regime yari iriho iyo regime rero ni Habyarimana hari n'abakiri musengo uyu munsi bambabarire ariko buriya butegetsi uko bwabayeho uko bwinjiye uko bwagiye ku ntebe n'uburyo bwavuyeho ubwo nyine isomo comité ont vécu mais oui niko umuntu yabivuga kuko ubutegetsi bwinji abantu binjiye ku butegetsi bamenye amaraso ubwo butegetsi ndabwo burundutse
mu mivu y'amaraso. Mu mivu y'amaraso. Mu by'ukuri legacy yabwo ni iyihe? Ni iyihe heritage abantu bavuga? Hayari ariko abantu ntabwo bashobora kubyumva kubera ko badashaka kubyumva ngira ngo. Ariko abanyabwenge babaga bavuze. Nibyo navuze. Nuza uriya Cyprien Rugamba mu bihimbano bye hari ahantu yari yarahimbye indirimbo yitwa Gaca. Yabati ntiyabibonaga se? Jya ukomeza wica abandi ariko igihe kizagera ujye kubona agaca bazakarasa nyiramatungo arajaraga hano. Ubwo rero abantu batumvira mu migani nonse bagira ngo Cyprien agende ku karubanda avuge ati Habyarimana arekera. Ariko urumva nyine we yaravuze ikibazo nuko hari abandi bantu babibonaga ariko bacecetse. Abo rero nivo kibazo banga kuvuga urumuri rwacanwe bihagije barusakaze barusangiza abandi rekada. Bon no ku ngoma rero kw'ingoma ya y'uyu mwami w'indanya ngo sinzi nibawe nawe n'umwami none uzoja ngo umwami bon nyakwigendera reba naho bigeze naho bigezaho nawe ubwe noneho ava ku isi ariko bagatinya no kubivuga bakaba batatinya kubivuga none kubera ko bitanavuzwe abantu bagakomeza kwikanga ngo arahari. Ubushize waravuze aramutse ariho ntacyo bitwaye, aramutse atariho ntabwo ntacyo bitwaye. Ikibazo kiri kuri kubabibona bavuga ati ese ni iki gikwiye gukorwa? We yarangije urwe murashaka yaba ariho cyangwa atariho yarangije kwisiba. Ariko ikibazo kirasigara abantu bari aho ngaho. Mariko nanone waravuze uti abo bantu bari mu buvumo hamwe nawe ntukagire icyo bababaza. Ariko kwakinira abantu ubwami bwe buracyaca ibintu François. Buraca ibintu kuko ejo nabonye video y'abaturage bavuga bati ese kuva muri 94 abantu baracyashobora kuza bagafata umuntu bakagenda bakamwicira mu ishyamba abaturage bareba. None bati n'umurambo bakawujyana uranyumvira. Ubwo butegetsi bwo kuva muri 94 bugikora ibyo bintu. Cyakora icyo nshimira nuko uba abaturage barimo gutinyuka bakavuga, barimo kubivuga. Cyabindi bya wamugera wica cyane none ukagenda wiyica kuko aho bigeze ntibagishobora guhisha ibintu. Urabona hari abandi oya mbere barabikoraga abantu bakabyaprove bakavuga ko ari ibintu normal yuko umuntu umusirikare azaga agatoranya washaka akagenda akamwica. Bavuga ngo ni interahamwe ngo ni interahamwe bakumva ari ibintu mati wakene. Ariko uyu munsi barimo kuvuga ariko se ko mutumazeho abantu barimo gutinyuka bakavuga ko mutumazeho abantu. Ese iyo genocide kwidahagarara nibyo ujye uvuga kwidahagarara. Ubu none none bajyaga bavuga ngo niwe ngo pfobya da abaturage bavuze ati iyi ngiyi ni genocide ariko ikomeye. Ni nabyo François wacanye urumuri. Ubwo rero nukomeza kurucana turakumva gukomeza kurucana. Yabonye inkoko munani ntiyabona ntiyacyenda maze yihina mu nzaza n'umuheto yikinga mu cyanzu ntiyakoma kagaca karasuma kagwa mu giti ntiyatinda arakarasuma mbura kahura nyagaca kisenyura ku butaka.
kaje agaca gahinda niko kabiciye kanamije ibirindiro kari mu gicu karabyina kadakura kizihiwe kararura inkoko zose uko ziraha ntigatware sisake cyangwa se inkoko yindi ntabwo kazijyaye ngo kazorore yawishe kirekera ngo urushe abandi ubwenge ukomeze wica abandi mu mayeri umunsi utabikeye kuza akacirwa nugira ngo urahunga bibi by'ubusa jya wirinda iby'abandi itegeko urigira intwaro urikurikire cyane winumire mushwi wazize kudakenga amayeri y'ubungubu inkoko kazigura umwana ku bwenge buke katakagize inda nini karayizira inama nke ya rusake yatse umushwi nyir'inkoko abuze itungo kuko ubwe yiraya akanywa agahaga kandi asahurwa. Ikiganiro hagati y'abantu kizajya kivuga ati uribuka umuntu uyu n'uyu ibyiza yakoze ibimpumeko mu bantu b'ubungu naho ubungubu usanga abantu bibereye mu bintu byo kuvuga ngo bifitiye ubwoba bwo gupfa bifitiye inzangano nta kindi kintu abantu bavuga kuki batavuga izo ngero nziza zabeshejeho abantu barapfuye ariko baratubeshaho uyu munsi rega tubavuze ni nabyo biryo byiza umva nubwo baba barapfuye ariko ibintu byabo nibyo bitwubakamo umuntu aho kujya kwirwa turirimba tuvuga dukora publicité ngo y'abantu bicana cyangwa bagize bate tugomba kubavuga kuko abo yego bicana tukabamurika bakagaragara ariko ntitubatindeho tukaza tukavuga cyane abakoze ibintu byubaka umuntu ari n'abagiye bisazira ku giti cyabo batishwe simbizi nk'uriya musarizi w'ufure ya mufilozofe nayigize iki urumva wigisha butara abantu yigishije baramuzi naye ndamuzi hari twa anecdote twinshi abantu bajya bamuvugaho ariko twa anecdote ko yari umufilozofe ngo uriko baba bashobora ko ngo ashobora kuba ngo umugore we yarigeze kujya kumurega yuko adahaha batama amafaranga noneho ngo recteur bavuga ati rero nayigize iki ndaguhemba igice cy'ukwezi hanyuma andi ndayaho umugore kubera yuko nta arakennye n'amafaranga ujyumo ndati nta kibazo yuko rwose nta kibazo arangije arakora bigeze rukenze arahagarara nayigize iki ntiyagiye ku kazi bati bite ati kuki utaje kwigisha ati umugore wanjye nakomeza siyafashe aho ngeze urumva se ibyo ni ibintu bisobanutse ariko iyo bishaka gusobanuka hari ikintu yenda bari abantu batigeze bamenya ese ubwo nibwo buryo bwiza bwo gukemura amakimbirano umugabo n'umugore bafitanye ngo uyu ngo reka tujye kumufata ko amafaranga yarafite ngo turacamo kabiri ngo tuguhereze nibo bamutunze ubu ngubu yabahaye isomo ryo kuvuga ngo ntabwo ibibazo by'abantu bikiranurwa n'amategeko ntabwo ari amategeko atibanura ibibazo by'abantu n'igitugu noneho nta nubwo ari kuvuga ngo ni itegeko barisomye n'amategeko ari burya ni igitugu ndabyumva ariko niba uri umuntu ashobora kuvuga ati ni ibintu byumvikanwaho ngo amategeko ni ntuza uyuzare amategeko yose yumvikanwaho nande uzambwira umuturage watoye amategeko nta amategeko y'Imana hari uwigeze yadiskwitaho n'Imana ntibavuga ngo Imana yabwiye amategeko ku bitarya ni igitugu amategeko ntabwo ari bindi twita kwemera akaba ari igitugu kirimo kugushinga abantu bakabyemera bakajyaho bati turagendera ku mategeko ategeko ashyirwaho nane ngo turitorera abantu ngo bazajye kuyashyiraho bayashyiraho gute none ugasanga nk'hano abantu baricaye bagiye ngo bari mu nteko ngo barimo barashyiraho amategeko ariko inyuma bafite ibindi ibisumizi ibindi ababikozemo imibare bakabagura bagashyiraho amategeko akaza akiyaplika ku bantu bose abantu bakemera ngo yashyirweho n'abantu ntabwo ubona ngo inteko y'u Rwanda irimo abadepite 70 noneho abo bantu kenshi hari n'abajya mu kwicaramo gusa
bo no gukoma amashyi cyangwa se kuzamura ukuboko igihe bababwiye ngo n'igihe ngo kigera muratora murazamura ukuboko niko nguko bimeze batazi iyo biva niyo bijya barahari benshi cyane hanyuma kuvuga ngo bashyizeho amategeko mwumvise kuko twitwanira rimwe na Sebarenzi akatubwira ati iyo twajyaga mu mategeko kwiga amategeko abantu bagombaza gukubita icyumvirizo ngo bumve hejuru muri bukuru ngo babitekerezaho bate abo banyamategeko ni bwoko none ugasanga amfite amategeko yavuye ibyo bashyizeho ni iby'ibukuru bazanye ngo nimwebwe nimusinye ibyo ni bya bindo amabanda agenda akiyicarira inyuma hari agakora imibare yayo yarangiza ati mugende musinyishe nuko abaturage bakavuga ngo inteko yacu yatoye avara urakoze cyane aho ni ibintu rwose bigomba gusobanuka kuko nta bwenge burimo n'ububandi gusa kuvuga ngo urategetse twari tuvuze nayigize iki hari akantu twavuze ibyo yigishije abategetsi ba seminari ariko hari akandi kantu njyewe ntakavuze tutakavuze nabona kwishima ubwo yatahaga ubukwe yatashye ubukwe agenda yiyambariye ikanzu bisanzwe uko yiyambariraga n'inkweto ze yagendaga zimugenda ku ruhande zacitse n'ibikote bye n'iki byose uko nagendaga ndongo taro yari yaravuyeho taro yabaga iri ku ruhande yigendera rwose bon no ariko nubwo yagendaga gutyo abantu barimwemera bavuga bati ni umunyabwenge ni umupansiyo ni umufilozofe nta mahane yabateraga ntabwo ari wa muntu wabaga wijandika mu bintu wisi abujya no gutugenda mu bintu by'isi no we yagendera mu bitekerezo ugasanga aratekereza ari ikintu iyo atekereza ntabwo atekerezaga ibintu bibi cyangwa ibintu byo kwiguzaho ibintu atekerezaga ibintu byabigirira neza byazigisha abanyeshuri be noneho atashye ubwo rero agezeyo bamubonye banga kumwinjiza barege ko yari afite invitation baramwangira ngo yavuga ati ariko natumiwe bati oya mwebwe woca hariya inyuma bamujyana inyuma ahari rubanda rwa Giseseka haragenda ajyayo abona barimo baratanga inyama inzoga hahandi muri ba rubanda rwa Giseseka bakazana inzagwa bakabaha inzagwa nazo zitagise inyama reka da ahandi baratanga bya byeri n'ibirahure mwa abasirimu bambaye amakaruvati muri table d'honneur cyabindi bita table d'honneur nabari hafi arabireba ati arasohoka asubiriwe yambara costume aragaruka yambaye neza aje baramuprotokora bajya kumwicaza imbere hafi ya table d'honneur bahita baza no kumuseriva inyama bamuzanira na byeri ibirahure arashimira arangije afata ati murakoze arangije kandi yushimiye ntabwo bukiriye uzi icyo yakoze aho ngaho warunteze nibyo yanariye ariko uzi icyo yakoze se inyama mu makoti inzoga asukamo nuza inzoga amubagena aho ngaho muri sale ni munywa cyaha muryoherwe ni mwebwe bakire inyama ibyo babamuzanye byose abisiga ya myenda abandi bagira ibibazo yarabahaniye ariko baza kumunegosiya rwose ngo nasohoka ni umusazi arabwira ati ariko niba ari ibyo noneho amakote reka niba ari njyewe amakote batangira kuvanamo niyo mwakiriye we nari nyahetse yatangiye kwidenida tangiye kwidenida amakote ngo yabasigire noneho agende bati we rwose barakomaka mu bati genda ariko rero n'imyenda yawe ijyana urabyumva ariko abantu ikibazo rero nuko abantu bagiyeho bakabara inkuru baseka
aho kugira ngo bumve isomo yabahaye, ahubwo bavuga ko ari umusinzi. Urumva basigaye bavuga ngo ni umusinzi, ngo yasinze, abandi bagatangira za histoire ibintu nk'ibyo, ariko ntabwo bumvise isomo yabahaye. Parce que nibyo ngibyo iyo anecdote y'umushahara bavuga yuko ngo amafaranga ngo yarayanywera yarangiza. Bon, ariko se niyo yayanywera akayarangiza, umuntu n'umuntu, uburyo ugomba kudira n'umuntu, ugomba kuganiriza umuntu, ugomba kumuganiriza icyubahiro, ukamwubaha uko ameze kose. Ntabwo ugomba kuvuga ngo kuko umuntu ngo yambaye amakaruvati ngo noneho ndamwubaha. Ubwo ni amakaruvati rero wubashye, ni amakaruvati wubashye. Njyewe Ismail n'inzu ukanyubaha, ariko nkabona undi wubahutse undi muntu hariya kubera ko wenda ngo atameze nkanjye, ntabwo nanjye uzabunyubashye. Njye nzahita ngusezeraho rwose, nzavuga ni oya, ntabwo hari ikindi kintu unshakaho. Aho rero niho dukeneye abanyarumuri. Urumva nk'ubwo nagize iki yabaye umwe akavuga agasa naho gusorera mu bucaca, ariko wambwiye ko yigeze kuba umutegetsi muri parlement, yabaye ubwo yavuye muri parlement bari bwasubira kwigisha, yagiye kwigisha. Ibyo yabikoraga nyuma kuko ku ngoma ya mbere ku ngoma y'umwami Kayibanda batangiye batekereza ngo demokarasi ngo ba repubulika, ariko umutego w'ikinyoma urabashibukana, kuko ntabwo ushobora kugira repubulika mu gihugu kitari igihugu, mu gihugu kitari icyawe, ntibishoboka. Dore intego yanjye ya mbere ukure isi yose umunyu utuje, zifashisha agahinda n'akababaro nagize abandi ibyishimo, ariko sinzigera nkoresha ibyishimo nahawe ngo mbababaze. Nyagasani azabiduhamo ubuzima budashira, nzaba igikoresho cy'amahoro y'Imana, aho urwango rwashinze ibirindiro kimenye urukundo, ahari ubugome n'akababaro kimenye imbabazi zawe, aho amakosa n'inyoma byateye amatako nzajyana y'ukuri, ahatura abantu bashidikanya nzahamya kwera, ahagaje abantu bihegereza umuhamya w'ukwizera, aho umwijima n'ibyabo byateye intebe nzahatura urumuri, akababaro kanjye kazababyarira iseko, iseko itera umeza, barasi bashake guhozwa mbere yo guhoza, barasi bashake kumva